Hari inkuru zibanga zagiye zivugwa mu mateka y'isi, inkuru y'uzumva neza zigutera amatsiko ariko nanone zigasiga ubwoba mu mutima wawe. Mu gihe cy'intambara y'ubutita hari ubushakashatsi bw'ibanga bwavugwagaho gukorerwa mu kigo gikomeye cy'ubutasi cya CIA kizwi nka Central Intelligence Agency mu magambo arambuye, aho hagaragazwaga imbaraga zidasanzwe zo kugerageza gusobanukirwa ubwonko bw'umuntu no kureba uko bwitwara iyo bugeragejwe mu buryo budasanzwe. Hari inkuru zivuga ko abantu bamwe bashoboraga gushyirwa mu igeragezwa batabizi, bagahura n'ibintu bitandukanye bigamije gusuzuma uko imitekerereze yabo ihinduka iyo ihuye n'imiti ikomeye, stress cyangwa ubundi buryo budasanzwe bwo kubahungabanya mu mutwe. Ibyo byose byakorwaga mu ibanga rikomeye mu gihe isi yari irimo ubwoba n'ihangana ry'ubutasi hagati y'ibihugu bikomeye. Reka twibaze ibi bibazo: ese siyansi ishobora kugera kure bingana iki mu gihe hakozwe ubushakashatsi hifashishijwe ubwonko bw'umuntu? Ni hehe ubushakashatsi buhagararira iyo butangiye gukinisha ubuzima n'imitekerereze y'abantu? Kugeza n'uyu munsi ibikorwa by'ubushakashatsi bikomeza kuba kimwe mu bice by'amateka bitavugwaho rumwe, bisiga amayobera ndetse n'impaka nyinshi ku isi hose. Central Intelligence Agency yatangije umushinga witwa CYUBUZIMA mu mwaka w'1950. Muri icyo gihe isi yari iri mu mvururu zikomeye z'intambara y'ubutita yari kuba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Soviet Union. Uyu mushinga wari umwe mu mishinga y'ibanga cyane mu mateka y'ubutasi ku isi. Uyu mushinga wari ugamije gushakisha uburyo bwo kugenzura, guhindura cyangwa guhindura imitekerereze y'umuntu, ikizwi mu ndimi z'amahanga nka mind control. Muri icyo gihe CIA itegura uyu mushinga yari ifite impungenge ko ibihugu bihanganye bishobora kuba bifite uburyo bwo guhindura ubwonko bw'abantu, bigatuma umuntu akora ibyo adashaka cyangwa agatanga amakuru y'ibanga atabishaka. Mu ishyirwa mu bikorwa rya CYUBUZIMA, CIA yakoze ubushakashatsi butandukanye bwibanze ku mikoreshereze y'ibiyobyabwenge nka LSD, hypnosis, isolation n'ubundi buryo bwo kugerageza uko ubwonko bw'umuntu bushobora kugenzurwa cyangwa guhindurwa. Hari abantu benshi bavuga ko bahawe ibyo biyobyabwenge batabizi, barimo abasivile, abarwayi basangaga mu bitaro, abanyeshuri ndetse n'abasirikare. Intego nyamukuru yari ugushaka kumenya niba umuntu ashobora gutakaza ubushobozi bwo kwifatira ibyemezo cyangwa bigatuma atanga amakuru y'ibanga binyuze ku gahato bamukoreye mu mutwe. Iyi nkuru yaje gufata indi ntera mu mwaka w'1970 ubwo hakozwe iperereza rikomeye rikozwe na komite ya Sena y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiswe Church Committee. Iri perereza ryagaragaje ko hari ibikorwa byinshi byabaye mu ibanga rikomeye ndetse n'inyandiko nyinshi za CIA zikaba zarangijwe kugira ngo ukuri kutazajya ahagaragara. Ibi byatumye hamenyekana ko hari abantu bagiye bakorerwaho ubushakashatsi batabizi, bamwe bikabagiraho n'ingaruka zikomeye ku buzima bwabo bwo mu mutwe no ku mibereho yabo muri rusange. Uyu mushinga wa Central Intelligence Agency wakoraga mu ibanga rikomeye kandi ntiwari ufite ahantu hamwe hihariye wakorerwaga. Uyu mushinga wakorerwaga ahantu hatandukanye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo nko mu biro bya CIA, mu bigo by'ubushakashatsi by'iperereza, mu bitaro ndetse no muri za kaminuza. CIA yakoranaga nazo mu ibanga rikomeye cyane. Ibyo bikaba byaratumaga ibikorwa byawo bidakurikiranwa byoroshye kandi bikagirwa ibanga rikomeye mu rwego rwo hejuru. Uyu mushinga wayoborwaga n'ishami rya CIA ryitwaga Office of Scientific Intelligence ndetse na Technical Service Staff. Ayo mashami akaba yarashinzwe ibikorwa by'ubuhanga ndetse n'ubushakashatsi bwihariye. Umuntu w'ingenzi cyane wayoboraga ibikorwa byinshi bya CYUBUZIMA yitwa Dr. Sidney Gottlieb, akaba yari umuhanga mu bya shimi wari ushinzwe gutegura ndetse no kugenzura ubushakashatsi bwakoreshaga ibiyobyabwenge nka LSD n'ubundi buryo bwageragezaga guhindura imitekerereze y'abantu. Mu mateka y'uyu mushinga, izina rizwi cyane rikunze kugarukwaho ni izina rya Frank Olson. Uyu mugabo yari umuhanga mu bya siyanse, akaba yarakoraga mu mishinga y'ubushakashatsi mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakoraga mu bikorwa by'ibanga bifitanye isano n'iperereza. Inkuru yifite uburemere n'amayobera kuko bivuga ko yigeze guhabwa ibiyobyabwenge atabizi mu gihe yari yitabiriye inama ya CIA. Nyuma y'ibi ubuzima bwe bwahise buhinduka, atangira kugira ibimenyetso by'ihungabana rikomeye ndetse n'imitekerereze itari imusanzweho. Ibyo byose bikaba byarateye impungenge zikomeye abamukurikiranaga. Igitangaje kandi gikomeza guteza impaka ni uko nyuma y'igihe gito uyu mugabo Frank Olson yapfuye mu buryo budasobanutse neza, apfiriye mu mujyi wa New York.
Hari benshi bemeza ko yaba yarishwe n'ingaruka z'ibyo yari yarahuye nabyo, abandi bakavuga ko urupfu rwe rufite amayobera kugeza na n'ubu kuko rutigeze rusobanurwa mu buryo bwuzuye. Mu iperereza ryakozwe na Church Committee mu mwaka w'1970 rikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagaragajwe ko umushinga wa MUK Uritra wari umushinga w'ibanga wagiye ukorwa mu buryo budasobanutse kandi ushobora kuba waragize ingaruka ku bantu benshi batandukanye batabizi. Nubwo amazina menshi atashyizwe ahagaragara, inkuru ya Frank Olson ikomeza kuba ikimenyetso gikomeye cyerekana uburyo uyu mushinga wateje impaka n'ubwoba ku rwego mpuzamahanga ndetse ukaba warasize ibibazo bikomeye ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu n'imipaka y'ubushakashatsi. Mu buryo bw'ukuri n'isesengura ry'amateka, uyu mushinga wakozwe na Central Intelligence Agency ntiwigeze ugera ku ntego nyamukuru wifuzaga ku buryo bwuzuye nubwo wakoze ubushakashatsi bwinshi mu ibanga. Ariko nanone ikoranabuhanga rigezweho nka Brain Computer Interface ndetse n'umushinga nka Neuralink wa Elon Musk bishobora gutuma abantu benshi bibaza niba hari aho bihuriye n'igitekerezo cya kera cya mind control aribyo twavugaga by'uyu mushinga haruguru. Ariko mu by'ukuri nubwo abantu bumva ari ibintu bijya gusa, ari ibintu byose bikorerwa mu mutwe w'umuntu mu bwonko bwe, harimo itandukaniro rinini haba ku ntego, uburyo bikorwamo ndetse n'amategeko abigenga. Mu gihe cy'umushinga wa CIA, intego yari ukugera ku bushakashatsi bw'ibanga bwo kugerageza uburyo ubwonko bw'umuntu bushobora kugenzurwa cyangwa guhindurwa. Ibyo byakorwaga mu buryo butemewe hakoreshejwe ibiyobyabwenge ndetse n'ubundi buryo bwose bwahungabanya imitekerereze y'ikiremwamuntu. Ibyo bikaba byari bifite isura yo kugerageza ryo kugenzura mu mutwe w'umuntu. Ariko ku rundi ruhande, Brain Computer Interface ni ikoranabuhanga rya siyansi rigezweho rigamijwe guhuza ubwonko n'imashini mu buryo bw'itumanaho, aho uko bikorwa ubwonko ntibugenzurwa, ahubwo ibimenyetso by'amashanyarazi bituruka mu bwonko bizwi nka neuron signs bifatwa n'ibikoresho byabugenewe bigahindurwa amakuru ya digitali ashobora gusomwa na mudasobwa. Urugero, umuntu ashobora kuba afite ubumuga, ashobora gukoresha ibitekerezo kugira ngo agenzure kiriseri ya mudasobwa cyangwa akandika amagambo atandukanye atavuye ahari. Aho ngaho aba afite ikoranabuhanga yahujwe naryo bimufasha kugira ibyo atekereza, mudasobwa bamuhuje nayo ikabimukorera atavuye ahari. Iri koranabuhanga riri imbere cyane mu buvuzi, aho rifasha abarwayi bafite ubumuga bw'ingingo, indwara z'ubwonko cyangwa babuze ubushobozi bwo kuvuga. Ariko nanone iri koranabuhanga rikorerwa umuntu ubishaka, rikagengwa n'amategeko akomeye y'ubushakashatsi ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Birumvikana ibyo bitandukanye n'umushinga wa CIA wakorwaga mu ibanga rikomeye kandi rimwe na rimwe bikanakorerwa ku bantu batabizi, kugeza aho ibirego bimaze kuba byinshi, abantu barega iki kigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba cyarabakoreye ubushakashatsi nyamara batabishaka. Mwakoze kubana natwe, kora like, share, comment ndetse na subscribe. Mbifurije amahoro n'umugisha bitangwa na Nyagasani Imana ihoraho.